bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Mbere yo guhazwa umusaserdoti aravuga ati hahirwa batumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ayo ni amagambo Yohani Batista yabwiye abigishwa be, abantu bari baramukurikiye, abereka Yesu. Arababwira ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Kandi ibyo ngibyo tubivuga tumaze kuririmba indirimbo ya ntama w'Imana mu Kilatini bita Agnus Dei. Yesu rero ni intama y'Imana. Evanjiri somo rya mbere ry'uyu munsi ryavuze iby'iyo ntama. Tuzi ko isezerano rya kera ryagenuraga ibya Kristo. Harimo n'abantu bo mu isezerano rya kera bagenuraga Kristo. Muri bo harimo umuhanuzi Yeremiya nk'uko twabyumvise. Yeremiya rero niwe bagiriye nabi kubera ko yahanuraga, yatangaga impanuro bashaka kumwica. Kimwe na Kristo nawe bazashaka kumwica. Yeremiya rero arigereranya ngo nk'umwana w'intama barongoye bajyanye mu ibagiro, ariko uwo mwana w'intama atazi ibyamubayeho. Kristo nawe rero ni umwana w'intama. Icyakoze iyo tuvuga ko Kristo ari umwana w'intama, hanini muri ibi bihe twimirije imbere tuba tumugereranya na ya ntama yindi mwibuka yo mu gitabo cy'imuka Misiri. Imana igiye gukura umuryango wayo mu gihugu cya Misiri, yashatse ko aho abana bayo bazaba bari, Abanyayisiraheli bazaba bari, inzu zabo ziba ziriho ikimenyetso. Ubwo yari ije guhana Abanyamisiri bari barabebereye abagome. Turibuka ko Imana yategetse Musa na Aroni kubwira Abanyayisiraheli ko barya inyama z'umwana w'intama, amaraso yayo bakabigenza gute? Bakayasiga ku nkomanyirizo z'umuryango, kugira ngo igihe icyo cyago cya 10 cyo kwica icyavutse ari uburiza cyose ntikizagere ku bana b'Abanyamisiri. Bityo bakizwa n'ikimenyetso cy'amaraso. Kristo nawe rero amaraso ye ngicyo igisobanuro cyayo. Ababatijwe baba barashyizweho cya kimenyetso cy'uko ari abana b'Imana, cy'uko bemeye Imana, cy'uko bahisemo ibyiza, bityo amaraso ya Kristo akabarokora, nk'uko amaraso y'umwana w'intama yarokoye Abanyayisiraheli mu gihe bari mu gihugu cya Misiri. Abari basize amaraso yabo ari bafite ikimenyetso cy'amaraso ku nkomanirizo z'imiryango yabo, nta kibazo bagize. Amaraso ya ntama rero akiza, naho ngaho byavuye. Icyo nicyo twavuga ku isomo rya mbere ry'uyu munsi. Naho mu Ivanjiri twumvise uburyo Kristo yigisha abantu bagafashwa, abantu bakamwakira, abantu bakanyoterwa kandi bagashimishwa n'inyigisho ze, ariko ngo bari rubanda rugufi. Twibuke neza ko mu Ivanjiri bavuga ko hahirwa abiyoroshya, kuko kwiyoroshya ni ukubasha kwakira ibigutambutse, ntiwinangire nk'aba bafarizayi bageze n'aho batuka abantu. Bari bohereje abantu gufata Yezu, abo bantu bagezeyo babona buryo ki rubanda umugani, batangara inyigisho za Kristo, emwe nabo barafashwa, abo bari bagiye kuba babisha ba Yezu,
bagaruka bavuga bati uyu muntu twasanze ntacyo twamuhora, abantu bose bafashijwe, aravuga abantu bakishima, nta mpamvu yo kumugirira nabi, ni umuntu mwiza. Ariko abafarizayi bo barinangira, vuga bati ibyo bivume byatumye namwe mwemera biza amategeko. Nyamara se itegeko risumba ayandi ni irihe? Ko ari itegeko ry'urukundo, ko ari itegeko ryo kureba iby'Imana, ibyiza Imana ikora ukabikunda ukabyakira. Abafarizayi rero bari bibagiwe icyo ngicyo, niyo mpamvu bavumye abo ngabo bari bakiriye Kristo, emwe banabwira nabi abo bari bohereje kujya kubafata. Burya ikibi rero kiva mu kunangira umutima. Tuzirikane neza ko abafarizayi ari bo bazajya kugura Yezu, akaba ari bo bashuka rubanda ngo nibamushinje kugira ngo akunde yicwe. Biturutse kuki? Ku kwinangira. No mu isi yacu niko bimeze kugeza na n'ubu. Ibi byose tubona mu isi bituruka ku mpamvu yuko abantu banangira imitima yabo, ntibemere guhinduka, babona ikintu cyiza bagakomeza kunangira. Abafarizayi bari bafite ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Kristo ari umuntu mwiza udakwiye kwicwa, ariko bo bahitamo kunangira. Birakwiye ko natwe abakristo dusaba inema yo kutanangira imitima. Ndetse hari na Zaburi tubivugamo ngo iyaba uyu munsi twakundaga ntitunangire imitima yacu. Abafarizayi baranze, bo banangira imitima yabo, babona ibimenyetso Kristo yakoze, babona ibitangaza yakoze, ariko baranga, baranangira. Icyo ni ikintu kibi. Ikindi rero umuntu atabura kuvuga ni uku kuntu nyine na rubanda nubwo bamwemeye hari ibyo batari basobanukiwe by'inkomoko ya Kristo. Twebwe ubu ngubu twabashije kumenya amateka ya Kristo muri iyi myaka, tuzi ko Yezu yavukiye i Betelehemu mu mujyi wa Dawudi nk'uko tubyizihiza mu minsi mikuru ya Noheli. Ariko umugana abo bantu ntabwo bari babizi. N'ikimenyimenyi natwe ubu ngubu muri iyi minsi hari igihe umuntu avukira nk'inahangaha i Kigali, ariko ababyeyi be bahabwa akazi nko mu majyaruguru cyangwa se mu majyepfo, umuntu akaba yakura azi ko uwo muntu akomoka mu majyepfo cyangwa mu majyaruguru cyangwa se ahandi hantu nyine yakuriye, tutazi aho yavukiye. No mu gihe cya Yezu rero ubwo bari batarandika amateka ye niko byari bimeze. Abamubonaga bose bari bazi ko ari umunyagalileya kuko niho yari yarakuriye, ntibari bazi ko yari yaravukiye i Betelehemu. Ikindi umuntu yagarukaho ni Nikodemu twumvise mu Ivanjiri, twongeye kubona kandi mu Ivanjiri ya Yohana, ubwo yasangaga Yezu akamwigisha, maze kuvuga ko ikibi gituruka ku kunangira, ko abafarizayi n'abaherezabitambo bari baranangiye bakanga kumva inyigisho za Kristo. Nikodemu we tuzi ko atari ko yari ameze. Ni urugero rwiza rw'abakristo, kumva inyigisho nziza ukazakira, ndetse ukagera aho ngaho ukazibera umurengezi, ukazirwanira ishyaka. Nk'uko Nikodemu avuze atari ko se amategeko yacu aryemerera kwica umuntu tutabanje kumucira urubanza? Kubera iki? Kubera ko kimwe na rubanda Nikodemu nawe yari yarakiriye neza inyigisho za Kristo. Bavandimwe rero dusabe twibere ba Nikodemu, Kristo atwigishe biducengere, tuba abahamya kandi turwanire ishyaka inyigisho za Kristo. Nyagasani Yezu nabane namwe.